twakire abantu n'ibitekerezo byabo bitandukanye kuva ahantu hatandukanye ku migabane itandukanye. Yego muvandimwe, ushobora gusohoza Bosco nawe agatanga ibitekerezo bye na Kamisi. Yego Mapasa Kamisi wizeye byagitsutsi byawe rasa. Njye ndi umunyarwanda nta n'urundi rurimi nzi, ntabwo nakwihisha mu bantu ngo nze kubabeshya ko biramutse bikomeye navuga mbwene rasa ku ntego. Narakubwiye ngo abashinze umutwe ntabwo bazi. Wowe uri umuhutu mwiza uzipfa kurura abahutu ukavuga mbwene uri mwiza komeza, ariko muzacurika abantu kugeza ku bukangahe mbwene uti njyewe satelite za ruda nahita nigira muri mbwene. Kamisi ntabwo rwamushidikanyaho muri za gacaca yicishije abantu bose yari umutunzi ahindura ubuhutu kugira ngo arebe ko yabona inyamyayo nyuma muri bandi batanu bavugaga, reka nawe yari muri ba bandi batanu azikunda ko kumukuraho umushyira heza. Yego Kamisi aho Nairobi muri Kenya. Yego noneho kubera ko nyine aribyo mwamenyereye kubishuka abantu, muzi ko abantu bazakomeza kugwa muri iyo mitego yanyu. Reka urabwira Mapasa na Bosco South Africa n'abandi. Reka banza utegura uyu mutego, kuko wigeze kwivugira uti yewe uti nagiye hano South Africa kandi uri umuhutu hatari uruta Sharifu ku mazuru. Audio yawe ndakomeza nyumve buhoro ariko njye ndi umunyarwanda nta n'urundi rurimi nzi, ntabwo nakwihisha mu bantu ngo nze kubabeshya ko biramutse bikomeye navuga mbwene. Kamisi wizeye byagitsutsi byawe kubera Sharifu wawe bigaragaza ku mazuru nk'uko ariyo ukunda kugenderaho. Wowe rero uri umuhutu uruta Sharifu ku mazuru, ariko uri umuhutu wivugiye uti ngenda umuhutu wageze South Africa tujya gusangira n'abantu, uti umuntu arankubita yaranyishe utaravuga ushatse niba ntiyagukubise ntibaravuye ngo yakubonye ngo usa nk'abatutsi. Noneho uri umututsi ku mazuru, Sharifu akaba umuhutu ku mazuru, noneho ukaba umuhutu ku mutima, Sharifu akaba umututsi ku mutima. Pole sana, ariko ibintu mubamo ni ibiki? Ibi bintu uba muwe bose uruhama abantu. Mama ni umututsikazi, ngewe ba marume bangaburiye amacunda, ariko ibyo nabwiwe nazanye ahangaha ni umututsikazi wa mbere wabimbwiye wangiriyeho inama wampaye indyo ya mbere iryoshye. Ibi ubamo ni ibiki? Wibwira ko ubuzima wanyuzemo aribwo abanyarwanda bose banyuzemo ku buryo uzakomeza kudukangisha ayo mazuru? Amazuru avamo ibimyira nshuti yanjye. Ujya kwica ubukombe arabanza akabwagaza. Ngewe sindi ikimanuka, nitwa Hakizimana Jean Bosco, mvuka muri prefecture ya Byumba, komine Mukarange, segiteri Mugina, serire Ndarama. Data yitwa Mwumvaneza Sebastian, mama yitwa Mukakibira Laurence. Uranyumva neza? Sindi ikimanuka. Izo dutu ufite ni iziki? Go and consult, go and verify. What's wrong with you? Ujya kwica ubukombe arabwagaza. Ibyo byari material didactic, icyo nashakaga kugeza. Thank you. Ibyo yakora cyangwa se ibyo yavuze aho kugira ngo tugifate, ahubwo ngo abakirimo bakigumamo. Hari ibintu bimwe by'umuntu yibuka cyangwa se yajya muri archive yareba akisekera gusa, ariko burya igihe n'umwarimu mwiza. Baramutse bavandimwe Bosco meze mutera, suhuriza na Kamisi. Barakumva. Hari bimwe by'umuntu aba akwiye kwisekera rega, bitewe n'uko abantu bamwe bitiranya ibintu. Ngubu umuntu uzi ko ashaka kugira ngo tuzabane ejo yakabaye akoresha ubundi bwenge butari ubugoryi. Uri mu kugundagurana nabyo wenda ngo uzacikikisha Hamisi cyangwa uzankura ku ntego niyemeje cyangwa inzira ndiho, urarushywa n'ubusa. Singiye kuvugira ibyo wavuze ubyarwa n'umututsikazi, baguhaye amaraso y'amacunda sinzi bagize bate, niba babyivugiraga niba bikuvugiraga, niba basubiye mu byo wavuze ikosa riri hehe? Niba ibyo urimo rwose
bose ndakubwiza ukuri waravuga ngo nimye urutare uzasanga wimye urutare kuri Hamisi kuko nde wa wundi ntabwo uzigera umuraho undi utangiye kuvuga aho ukomoka naragutanze kuhavuga cyeka niba uvuga uti Hamisi warabeshye se ntukomoka mu gacura bwenge cyeka niba uvuga uti Hamisi urabeshya n'ubyarwa na Isa munyandamutse cyeka niba uvuga uti urabeshya ntabwo byarwa na Kankera Zaina cyese bivuze iki ubivuze narabivuze kera nta nicyo binantwaye mwasabye ifoto narabahaye mwaragerageje mwaraguragoje mwararwanye uyu munsi ari umugome wumva yuko buri mututsi wese uri mu gihugu ari umugome hoya ese wambwira nka madame Rwigara cyangwa se umuryango wa Rwigara mu by'ukuri ufatanyije na FPR Kamanzi umututsi uri muri FPR ukorera FPR usuzugura abahutu ya Kamanzi nakumvishije audio ndayumvirije neza ntabwo ariko buriya amateka y'u Rwanda aratandukanye satelite za ruda kandi nzi neza ko ndusha amateka y'igihugu cyacu urabwira Bosco yego ariko buriya amateka y'u Rwanda buriya nujya kuyacengera ukayakorera analize nyinshi cyane hari aho uzibeshya bitewe n'abayanditse cyangwa se n'abagiye bayavuga yego Kamanzi nakumvishije twebwe tugendera ku mateka yanditse hari ibyo tuzi hari n'ibyo tutazi iyo dusomye amateka yego ugasoma igitabo kimwe cy'amateka bambwirire kandi amateka habamo amateka meza n'amateka mabi abakoze ayo mateka meza baba bavugwamo muri ayo mateka yabo n'abakoze amateka mabi nabo baba bavugwa mu mateka yabo cyangwa bivugira yego wajya gusoma ikindi bakavuga ibi kubera yuko urabizi neza ko amateka ntabwo avugwa kimwe kandi ibyo tuvuga ni aribyo tuba twarumvise cyangwa tuba twarasomye kandi biterwa n'abayavuga n'abayandika n'abayigisha inyungu babifitemo nimba ari ba mukeba babo babavuga amateka mabi y'amadega none ubu bakivuga meza yego bitewe n'ayo umuntu yakuriyemo ubwo birumvikana amateka abasaba kwandikwa n'abantu batayafitemo uruhare b'impande zombi niyo mpamvu nk'amateka y'igihugu agomba kwandikwa n'umuryango utagira aho ubogamira nk'umuryango mpuzamahanga w'uburenganzira bwa kiremwamuntu n'umuryango w'abibumbye akandikwa n'abo bafatanyabikorwa babo b'abanyaburaya n'abanyafurika bose ugasanga abo mu karere k'ibiyaga bigari ugasanga n'abanyarwanda batagira aho babogamiye batari abanyamoko abo bose izo mpirimbanyi z'ukuri bakicara bagasesengura amateka bakayandika ari amateka nyakuri y'igifute apana amateka ahengama arengera bamwe yica bamwe akatira abandi imanza kuko bose bayagizemo uruhare amakosa bo bigira bere ahubwo bose bakemera ibibi n'ibyiza bose bakoze kandi bakoranye bagiye bahemukiranamo ndakaza akakuvuguruza akakubwira yuko ibintu bimeze gutya batekinika noneho kumbaza uti umututsi uri muri FPR erega weya mwebwe abantu muri hanze ukomoze nabo muri diaspora bashobora kuba amateka wenda FPR inkotanyi bari gukora ugereranyije nayo kwa Habyara nayo kwa Girigori Kayibanda nayo mu ngoma Karinga Nganji bashobora kuba batazi ayo mateka yose ngo wenda bamenye ibisa ahasanira n'andi ahatandukanira n'andi aho ayo mateka atandukanira n'andi ya buri umwe na ya buri gihe uko yagiye
avuka uko yagiye akorwa. Yego, numva yuko buri mututsi wese ari umugome, numva yuko buri mututsi wese uri mu gihugu ari umugome. Hoya ese wambwira nka madame Rwigara cyangwa se umuryango wa Rwigara mu by'ukuri ufatanyije na FPR na Rujugiro? yego muvandimwe, ukora wanakoze muri migirasiyo mu byangombwa bitandukanye muri Uganda. Iryo vangura ujya wumva riba mu Rwanda, mu Burundi na DRC rikaba ryaragiyeyo, ubyumva ute? ariko se kasara kabare se sabakiga oya Ukabari ni Abakiga, hirya yaho ni Abanyankore. niyo barimo kwaka ibyangombwa bandikisha ko ari abakiga. Yego, bajya bandikisha ko ari abahutu. Abanyankore bandikisha ko ari abanyankore, n'abahima bandikisha ko ari abahima, ariko ntibashobora kwandikisha ko ari abatutsi. Ibyangombwa byabo se sibyo, mu minsi ishize sibyo nabaga nkoramo. yego, Bandikisha ko ari abahima, abandi bakandikisha ko ari abanyankore, abandi bakandikisha ko ari abatoro. yego, Nta hantu hamwe nari nabona muri Uganda bajya kwandika ijambo tutsi cyangwa hutu. ya ibyo biranga Abanyarwanda by'Abatutsi, by'Abahutu n'Abatwa, ibyo bintu ntabwo ahandi ku isi yose babirishisha. Ibintu tutsi cyangwa hutu biri mu Burundi, biri mu Rwanda na Kongo, nta byigeze bihaba. Ngenzi ko Byajyanyweyo n'inkotanyi. Kongo hari abanyabwisha, hakaba abagogwe, hakaba n'abanyamasisi, hakaba abanyamurenge. Ikindi Kongo ni inkonene. Kongo ibyo k'umutu no kuba umututsi ni ukuri ndakurahiye. Byajyanyweho n'Abanyarwanda baturutse i Rwanda. Ni interahamwe n'inkotanyi zabijyanyeyo, ubundi nta byabagayo rwose. Kandi Tito Rutaremara yavuze ngo 5 buri serire, abakada yarakuriye n'abandi bose, kandi ngo Kajuga Robert niwe wari ukuriye interahamwe. Yego, kandi ngo nawe yaturukaga mu Bugande, mu nkambi z'iyo, ahita atashye cyagiye mu 1980 basezeraga Abanyarwanda, yinjira mu Rwanda, ahita yinjira muri leta ya Habyara, ahita akurira interahamwe. Yego, Yumubwira ni ukuri. Hano muri Uganda hari ubwoko bwitwa Abanyarwanda. yego, No mu marangamuntu no mu itegeko nshinga ko hari ubwoko bwitwa Abanyarwanda. ni itegeko nshinga Abanyarwanda muri Uganda barimo. Yego, ariko ntabwo ari Abanyarwanda b'amazuru manini n'amatoya. nibyo Ubwoko nyarwanda bwose bwitwa ubwoko nyarwanda, n'umuntu ava mu byangombwa bandikamo ko ari Abanyarwanda. gusa bikaba birahagije. Urakoze cyane kuduha ubwo buhamya aho mu butegetsi bwa Uganda ukoramo, kandi urumva nawe uravuga Ikinyarwanda, uri Umunyarwanda, nawe ukuvangura ngo biki, kubera no mu itegeko nshinga ry'i Bugande Abanyarwanda banditsemo, baremewe. Rero dusoza Kamisi, uruhare rwawe ni uruhe? Sobanura uruhare rwawe ku isi hano. Mwarimu Karambizi, ni impamo y'Imana. Hari abantu bumva ko ngo guhora dutekererezwa n'ibyo, ngo abantu baje bagatekereza bagakubita aho ngaho ngo aribyo bizatuma tubaho neza. Ngiye ngomba kugira uruhare rwanjye mu gushyira igihugu cyanjye mu buryo. Ntabwo ngomba kugira uruhare rwanjye mu gusenya igihugu cyanjye. Yego Kamisa, aho Kenya Nairobi murakoze cyane, namwe aho Uganda murakoze cyane, n'abahandi bose muri Afurika no ku isi yose mwagize uruhare muri iki kiganiro. Murakoze cyane mwese, mwakoze cyane kuza no kwitabira. Mujye muhora mwitabira ibihe byose, mu gihe Ruda yabatunze mikoro ndende zo kuri satelite zayo. Satelite za Ruda zirayoka ku isi yose. Abayobozi nyabo. Ngorane n'ibyago byamanukiye Abanyarwanda ndemera, ariko kuvuga ngo byamanukiye Abatutsi bonyine, ngo byamanukiye Abahutu bonyine, reka. Oya rwose rwambwe tube batatu, ariko ukuri reka mbabwire, umuntu wese udafite ingengabitekerezo Hamisi yamukunda pe, n'uwo gukunda. Tinya umuntu uvuga akababaro k'Abahutu, abo mwita ngo ni Abahutu, reka mbyite gutyo kuko niko byemejwe. Akongera akavuga n'akababaro k'Abatutsi, abo mwita Abatutsi niko bwabyemeje. Ubwo rero iyo bivuze byombi mukubira hamwe, nkabyita ngo akababaro k'Abanyarwanda. Ubwo rero
n'abandi bose batajya bavugwamo bose bahuye n'isanganya mu Rwanda. Imana izorohereza abanyarwanda bave muri aka kababaro, mu mibabaro yose iminini n'imitoya, myinshi n'imike, byose Imana izabidukize, ituhanagura amarira, idukuremo agahinda. Murakoze cyane mwese.